Wakumva uburyo abadirector bo muri Amerika bashyira imbaraga nyinshi muri filimi zabo bakanafata risque zishobora kubakenesha ariko kugira ngo filimi zabo zigende neza. Dore uyu mugabo bamwita Mel Gibson niwe wakoze ino filimi ya Apocalypse. Bajya gukina iyi filimi, kampani nyinshi zari zaranze gushora muri iyi filimi ye zivuga ko ari filimi irimo urugomo na violence ku buryo idashobora kuzagira amafaranga yinjiza. Uyu Mel Gibson we yashakaga miliyoni 50 z'amadolari kugira ngo filimi izagende neza, gusa byaje kurangira abonye miliyoni 40 z'amadolari kubera ko kampani nyinshi zari zaranze gushora muri filimi yiwe. Ushobora no kumva ko ari ibintu bisanzwe ariko ntago bisanzwe. Filimi gukorwa muri 2005 igatwara budget ya miliyoni 40 z'idolari, ibyo aba ari ibintu bidasanzwe. Yamara no gusohoka igakora box office itabaho, reka tubyumvire hamwe ukuntu byagenze. Ubundi iyi filimi Apocalypse ya directinzwe n'umudirector Mel Gibson uzwiho guhatiriza abakinnyi gukora scene ashaka kugira ngo zizabe zigaragara nk'izanyazo koko. Umva nk'aka kantu, ubundi aba director benshi scene nyinshi zo mu ishyamba bakunda kuzikorera muri studio kugira ngo birinde ibyago byo mu ishyamba. Uyu Mel Gibson we yabajyanye mu ishyamba rya nyaryo riri mu gihugu cya Mexico mu gace bita Veracruz. Mbere yuko banafata amashusho, uyu mudirector Mel Gibson yari yarabajyanye mu ishuri kujya kwiga runo rurimi rwa Yucatán Maya kugira ngo bazarukoreshe muri iyi filimi. Ubundi iyi filimi ivuga ku bwoko bw'abamaya buba bwibera mu ishyamba. Ubu bwoko buba bwibera hamwe busangira buri kimwe cyose kandi bunatunzwe no guhiga inyamaswa ndetse n'imbuto. Muri ubu bwoko haba harimo umugabo bita Jaguar Paw uba ufite umugore utwite ndetse n'umuhungu mutoya. Mu gihe baba biturije baza kwataka n'ubwoko bw'abahurricane riders bukica benshi muri bo bukanatwika ingo zabo. Gusa uyu Jaguar Paw agira amahirwe yo gutabara umuryango wiwe akawushyira mu cyobo kiba kiraho mbere yuko bicwa cyangwa bagatwarwaho umunyago. Ubu bwoko bw'abahurricane riders bumaze kwica abantu baturage bufatamo bakeya bukabajyana mu mujyi mukuru w'abamaya. Mu nzira barimo kugenda bagenda babona ibiti byacitse, abantu barimo gupfira ku gasozi. Ibi bita binerekana uburyo ubwoko bw'abamaya bwavuye ku isi byanyabyo mu buzima busanzwe. Ubu bwoko bw'abahurricane riders babugiye gutanga ibitambo ku mana zabwo mu murwa mukuru w'abamaya kuko biba bigaragara ko buno ubwami bwose bw'abamaya buba burimo burarimbuka. Mu gihe baba bagiye gutanga igitambo cya Jaguar Paw hahita habubwira kabiri umurozi wabo akahita basaba guhagarika icyo gikorwa ako kanya. Uyu Jaguar Paw ahita ajyanwa mu mukino wo kubaho cyangwa ugapfa, ariko ukaba n'umukino wo kwishimisha ku bwoko bw'abahurricane riders. Ubu bwoko bw'abahurricane riders icyo buba butazi nuko uyu Jaguar Paw bagiye kubazanira iherezo ku buzima bwabo, cyane cyane umuyobozi wabo Middle Eye. Iyi nkuru iri cinematic kuri uru rwego yanditswe na Farhad Safiana, Mel Gibson azashyiramo utuntu dukeya. Reka tube twigarukiye kuri behind the scene y'iyi filimi n'ibintu bitangaje byagiye bibera kuri set yayo. Nk'ubu mu gukina iyi filimi abantu benshi bayikinye ntabwo bari aba professional, ahubwo bari abahinzi borozi ndetse n'abaturage basanzwe. Director w'iyi filimi Mel Gibson yashaka gukinisha abantu bari basanzwe bamenyereye ishyamba kugira ngo scene ziwe zizabe zigaragara nk'izanyazo koko. Yazanye aba professional bakeya kandi nabo batari bakamenyekana cyane mu ruganda rwa cinema. Muri abo ba professional harimo nka Jaguar Paw, Seven, Zero Wolf, Branded, Freak Sky, Middle Eye, abandi hafi ya bose bari abafigiri. Mbere yuko bajyaga gutangira gufata amashusho y'iyi filimi babanzaga gufata amasaha hagati ya 4 na 6 barimo gushyiraho Jaguar Paw iri atatu wabonaga afite muri iyi filimi. Iriya scene yo gutanga ibitambo bajya kuyikina ntabwo bigeze bakoresha CGI, ahubwo baragiye bashaka ahantu yisanzuye bahubaka set nini. Bazana n'abadesigner babo bahadesigninga neza nk'uko Mel Gibson yabishakaga. Ubwo uyu Mel Gibson yararimo no gushaka abandi bantu 700 bazaba bari kuri iyi set kugira ngo bizabe bigaragara nk'ibyanyabyo ko. Iyi scene iri no muzatumye iyi filimi ihabwa ama award menshi kuko nimba warayirebye wabonye kiri cinematic ku rwego ruri hejuru. Kuzana abantu barenze 700 kuri set yawe ukubaka n'ahantu ugiye gukorera utari buze gukoresha CGI, ubundi biri mu bintu aba producer birinda kubera budget biba biri buze gutwara. Mu gukina iyi filimi uriya mukinnyi wayo wibanze Rudy Youngblood ukinamo nka Jaguar Paw, amastandi yiwe yose yari kuza kuyikorera. Ibi byatumye mbere yuko batangira gufata amashusho y'iyi filimi Mel Gibson amujyana kwiga kurwana byanyabyo, kurira igiti ku muvuduko uri hejuru ndetse no kwiruka ku muvuduko uri hejuru kandi unambaye ibirenge. Aba bagabo filimi zabo ziranabavuna ku rwego ruri hejuru, dore ko nk'uyu Jaguar Paw yari afite scene nyinshi ari buze kwiruka muri iri shyamba yambaye ibirenge. Ibi kandi bikaba murimo murashutingira mu ishyamba ryanyaryo, ushobora gukandagira amawa ugahura n'inzoka cyangwa ugahura n'indi nyamaswa iyo ari yo yose. Iriya scene y'impyisi wabonye muri iyi filimi ntabwo yari iya nyayo, ahubwo bakoresheje CGI. Mu kudesigninga scene y'impyisi baragiye badesigninga scene y'impyisi imeze nk'izo muri Afurika kugira ngo izabe igaragara nk'iya nyayo kandi inateye ubwoba ku rwego ruri hejuru. Iriya scene wabonye muri iyi filimi aho Jaguar Paw asimbuka avuye hejuru akagwa mu mazi ntabwo ari wowe wayikoreye, n'undi mustandman wayikoze. Iyi scene yari iya nyayo nta CGI bigeze bakoresha, kandi uyu mustandman yagombaga gusimbuka intera ingana na feet 170 zose. Kubera ko uyu Mel Gibson atashaka ko uyu Jaguar Paw agirira ikibazo kuri set, niyo mpamvu iyi scene yiwe yayihaye umustanding ayikore. Kubera ko uyu Jaguar Paw yari umukinnyi w'ibanze, iyo bamuhaye ino scene bakanagira n'ibyaga akayikomerekeramo byashoboraga guhagarika n'ino fatwa ry'amashusho mu gihe cy'amezi.
Mbere yuko banatangira gushutinga iyi filimi baragiye bashaka amababa, amagufwa ndetse n'imizi y'ibiti kuko biri mu bintu abaturage b'abamaya bambaraga ku myenda yabo. Kubera ko bano bakinnyi babaga bambaye n'utwenda dutoya duhisha imyanya y'ibanga gusa, hari igihe babaga barimo gushutinga sene zabo tukaba turahambutse ku buryo bakoraga amakati menshi. Nimba waranarebye iyi filimi wabonye uriya mugore wa Jaguar Paul ubyarira mu cyobo imvura irimo kugwa. Director w'iyi filimi Mel Gibson yashakaga ko iseni izaba igaragara nk'iya nyayo koko. Baragiye bayishutingira muri kiriya cyobo, uyu mu director ajya gushaka umwana ukimara kuvuka ku kanya, anasaba nyina ko yamumutiza bakamukirisha mu gasene katari kumara iminota 2 ku bw'amahirwe uwo mumama nawe arabyemera. Indi sene yari iya nyayo muri iyi filimi ni iriya sene aho Jaguar Paul ajugunye inzuki kuri bari abagabo baba barimo kumuhiga. Mu kiganiro Jaguar Paul yagiranye n'itangazamakuru iyi filimi imaze gusohoka, yavuze ko yafashe umutiba wari urimo inzuki za nyazo akagenda akawujugunya barimo kumufilima, bakimara kuvuga ko atahita yiruka we n'izamudwize, ariko abari barimo gufata aya mashusho bo zarabadwize. Mbere yuko tuvuga box office na budget y'iyi filimi, hari utuntu twagiye tubera kuri set yayo dutangaje. Mu gihe bari barimo gufatira sene yo kuri pyramide yo gutanga ibitambo, bari abagabo b'abafigire bakomezaga bareba muri kamera ku buryo bakoze amakati menshi. Uriya mukinnyi wayo wibanze Rudy Young Brad ukinamo nka Jaguar kuri set yabaga ari umuntu utuje kandi unasekeje, ku buryo abamurebaga bibazaga uburyo ashobora gukina izo sene ziri seriye neza kandi mu buzima busanzwe ari umuntu utari seriye. Nk'uko nta muntu ukora ibintu byiwe neza ijana ku rindi, mu gukina iyi filime hari utumistake bagiye bakoramo kandi twaje kubonwa n'abantu. Muri ba bantu 700 Mel Gibson yazanye kuri set ziwe haza kugaragaramo umwe uba wambaye inkweto za sneakers ariko ni agakati gatoya ku buryo bisaba kwitegereza neza. Iriya sene ya Jaguar Paul yo gusimbuka mu mazi niwitegereza neza uzahita ubona ko ari umustandman kuko umubiri we uhinduka mukunda. Nunareba neza kuri zirandwanya ariko zitari zingenzi muri iyi filimi uzabona ko tatu yabikunda guhindagurika ikava ahantu hamwe ikajya ahandi. Nk'uko twabivuze tugitangira ko iyi filimi yabanje kwangwa n'amastudio, uriya mu director wayo Mel Gibson niwe wasizemo amafaranga menshi kugira ngo izakinwe. Kugeza ubu imaze kwinjiza miliyoni 120,700 y'amadolari. Nukuramo ayo bashoyemo urahita ubona ko bungutse miliyoni 80 zose z'amadolari. Aya mafaranga menshi y'inyungu yagiye mu mufuka wa Mel Gibson, director w'iyi filimi, kuko nk'uko twatangiye tubivuga kampani nyinshi zari zaranze kuyishoramo zivuga ko izahomba. Reka nizere ko wadukoreye subscribe ukaza no kutubwira indi filimi twazagukoreraho ubutaha. Ndagushimiye cyane.